Twongeye nanone kubaramutsa abakunzi b'inkuru media. Uyu munsi rero tukaba tutagiye kubabwira inkuru nk'ibisanzwe, ahubwo tukaba tugiye kurebera hamwe filime nziza yitwa Telefone Nisona, cyangwa mu ndimi z'amahanga yitwa When the Phone Rings. Filime yacu y'uyu munsi rero mu kanya gatoya tukaba tugiye kuyitangira. Muwe maso mu gihe tutarayitangira, ibuka gukora subscribe nimba utarayikora, ndetse niwumva yakunogeye wibuke kulikinga, utere comments niba wayikunze, ndetse ukomeze kubana natwe mu bice bigiye bitandukanye tuzagenda turebera hamwe. Dutangira rero ari ikirori gisa nkaho gikomeye cyane, harimo abazungu bagiye batandukanye, abanywa amaveruje, abanywa amawine, buri kintu cyose, haba ibyo kunywa haba amafunguro, nta kibuze muri icyo kirori rwose. Nibwo ku muryango munini cyane hahita hinjira umusore wambaye ikote, mbese baduherera hasi bazamura urukweto rwiza rw'umukara rushashagirana, kositime nziza, ishati y'umweru. Uwo musore rero mwiza akimara kwinjira, uba ubona ko abantu bose bari muri icyo kirori baretse ibyo bari barimo bagatangira kumureba, batangira kuvuga ati se uriya ni wa muhungu, ni wa muvugizi mukuru wo mu biro bya perezida. Buri wese ukabona yavuye mu bye, abari bari kurya babiretse, abavuganaga urasanga ikiganiro ari uwo muhungu bose bari kuvugaho. Wa muhungu nawe aribwo yarebaga hirya no hino, bose nkaho ari gukebukiranya hari uwo ashaka, nibwo ahita haza umukobwa inyuma ye wambaye ikanzu nziza y'umukara, inkweto za taro nazo ubona ko ziri mu ibara rya shokora, ubona ko buri kintu cyose yambaye kijyanye n'ikindi, ndetse n'imiringa, ubona ko ari umukobwa rwose udafite ahamwaye. Bamwe baba bari kuganira kuri wa musore bagatangira kuvuga ati se uriya mukobwa we bari kumwe n'indi, uriya mukobwa mwamumuzi, ukavuga ati ariko ntimumwiteho, ati mbega umuhungu, ati uriya muhungu rwose ni mwiza rwose, icyo bita perfect, cyangwa umuntu udafite ahamwaye cyangwa uzira inenge. Igisobanuro cyabyo ni uriya pe, uriya muhungu azi kuvugira mu ruhame, aturuka mu muryango ukomeye, ni mwiza, ndetse aho ageze rwose ubona ari we wahigishije, kubera ko ari umuntu w'umukozi cyane. Wa mukobwa uba uri kumwe na wa musore tutaramenya amazina ahita atangira kumubaza ati, ubona ko afite ubwoba. Nibwo wa musore ahita amubwira ati wihangayika, ati aba bose bari kuvugaho, umura bari kumvugaho, ntabwo ari we bari kuvugaho, gutera ubwoba, igira nkaho nyine utari kubibona. Muri filime yacu rero badusubiza inyuma iminsi 2 mbere y'uko cya kirori twatangiranye nyirizina kiba. Ni mu biro by'itangazamakuru, urabona ko bari kuvuga amakuru yo ku mugoroba. Ni umukobwa uba uri kuyavuga, ndetse ku ruhande aba ari wa mukobwa twatangiranye, ariko we abavuga amakuru akoresheje ururimi rw'amarenga. Abari ku buhanga bw'ibyuma rero nibwo bahita babwira abo ngabo bari kuvuga amakuru, bakababwira ati mutwihanganire, hari message y'ingenzi tugiye kunyuzaho ivuye mu biro bya perezida. Mu gihugu rero haba habaye skandale cyangwa ikibazo, kuko ibyihebe biba byashimuse abaturage bo muri icyo gihugu cyo muri Korea y'Amajyepfo. Rero hahita hazamo nka message iturutse mu biro bikuru bya perezida, aribwo hahita haza wa muvugizi n'undi wa musore twatangiranye, wa undi bavugaga ko ari umuvugizi mukuru w'ibiro bya perezida. Abaje gutanga message ku byihebe, nibwo aza kuvuga ati twebwe nta negotiation cyangwa ibiganiro bigiye kure turi bujyane n'ibyihebe, nta byihebe mwe mutanga abantu bacu, niba mushaka koko, niba tugomba kugirana ibiganiro by'amahoro, mubanze muduhereze abaturage bacu, bitari ibyo twe nka leta turaza gukoresha imbaraga z'umurenge, ariko abaturage bacu twongere tubagomboze. Ari nako bayihanganisha imiryango iba ifite ababo bashimuswe. Nuko rero message bayatangaga ibirangiye, ndetse n'amakuru nawe bakahita bayasoza gutyo. Wa mukobwa amakuru nyine bwo basoje kuyavuga, akahita afata igikapu cye ameze nkaho atashye.
biba bisa nkaho n'abavugana nawe bakoresha ururimi rw'amarenga. Ibyo bitubwira ko rero nawe afite ubumuga bwo kutavuga, batabasha kuvuga. Abagiye gusohoka muri icyo cyumba nyine gitangarizwamo amakuru, ariko yahindukira yareba kuri televiziyo ibiraha iriho ya sura ya wa musore, uba ubona arakajwe n'uko umusore n'ibyo avuze, ko nyine biba bisa nkaho batitaye kuri abo baturage, kuko nyine ngo nta biganiro bigiye kure. Mbese aba yumva ahangayikishijwe ko nyine abo baturage hashobora kuba harimo risike, bikaba bisa nkaho leta nta kintu ibabwiye. Ariko nanone ubona ko uwo musore atamwishimiye, nibwo ahita yerekeza kuri ekara iriho ya foto ya wa musore, akerekezayo urutoki rwo hagati. Namwe nyine muri abantu bakuru murabyumva. Wa mukobwa rero aba ari gutaha, akamanuka ahantu aba asanzwe aparika imodoka ye mbere y'uko ajya ku kazi. Yinjira mu modoka bisa nkaho nyine ari gutwara atashye. Mu nzira rero ari gutaha, nibwo imodoka ibura kontorore, yakomeza kujya imbere akabona imodoka ntasi uri kuyiyobora neza. Imvura iba iri kugwa ari nyinshi, yumva nyine kwa kundi radiyo yo mu modoka iba ihindura amasheni, wenda yaba iri kuri Kiss FM igahita ijya kuri radiyo Rwanda, nyine atari uri kubikontorora, imodoka yakata bikanga, bigasa nkaho imodoka za zindi za automatike, bisa nkaho imodoka yari iri kwikontorora y'ubwayo. Kuko nyine abakora mu biro by'itangazamakuru yibuka neza ko yigeze nyine ari gusobanura amakuru mu rurimi rw'amarenga, yigeze gusobanura mu makuru nyine ko hari igihe imodoka nshyashya zaje ziri muri ubwo bwoko nyine za automatike, hari igihe ziba zahakwingwa cyangwa zikinjirirwa, zikaba zakontororwa cyangwa zikagenzurwa n'undi muntu atari wowe nyirizina utwaye. Nibwo atangira kubitekerezaho, ubwoba bukamwica. Aba afite ikibazo nyine ntabasha gusohora ijwi ngo avuge, nyine kwa kundi twamenye ko afite ikibazo cyo kutavuga, nyine afite ubumuga bwo kutavuga, agashaka gusohora ijwi ngo atabaze bikanga, agashaka telefone nayo ikamucika ikagwa munsi y'intebe akabura uko ayifata. Imvura aba ari nyinshi cyane, ya mvura nyine uba utareba n'imbere hari igihu. Yahindukira yareba ku rundi ruhande mu kirahure, akabona umugabo uri ku ruhande uri kuza yambukiranya umuhanda, wambaye ikoti ry'umukara, ari kumwegera. Umukobwa aribwo agira ubwoba, atabasha no gusohora ijwi byibuze ngo abe yatabaza. Mu mutima ari kuvuga ati ni mu ntabare. Wa muntu uri kumwegera w'umugabo nibwo ahita afungura ya modoka akahita amwinjirana. Wa mukobwa rero atangira gutaka cyane, akavuga ati mu mutima ati ni mu ntabare. Rwa rugabo rero ruba rwamwinjiranye, niko rero uhita rumubwira ati erega witera imigeri ntacyo biri bugufashe, ndabizi ufite ubumuga bwo kutavuga, nta kintu uri bubikoreho, ahubwo ndagusaba ko tuza tugakorana, nidukorana urabasha gusohoka ahangaha amahoro. Aramubwira ati rero ngiye kuguhereza telefoni, uhamagara umugabo wawe umubwire ikibazo ufite ko nagushimuse. Wa wundi rero uba washimuse wa mukobwa ahita akoresha telefoni ye agahamagara. Nibwo tuhita tubona ahamagaye wa musore w'umuvugizi mukuru wo mu biro bya perezida, akamuhamagara. Wa muhungu ubona ko ahuze ari kenshi, uri kumva nyine mu gihugu hari isi itoroshye, ko abaturage nyine baba bashimuswe. Uri kumva ko nyine telefoni ziba ari nyinshi zimuhamagara. Bwa mbere nyine anegirije kuba yafata iyo telefone, ariko akavuga ati ntacyo reka nze kuyifata, numva umuntu umpamagaye. Yakwitaba akumva ijwi nyine rimeze nk'iryahindutse, risa nkaho ari ijwi nyine kwa kundi uburyo bahindura ijwi ry'umuntu rikaza muri nyine ibintu bya elegitoronike, ntabyo nzi byinshi bigiye kure, ariko nyine ijwi wumva atari iry'umuntu neza risa nkaho ryahinduwe mu bundi. Noneho nyine akumva umuntu ari kumuhamagara amubwira ati umugore wawe namushimuse.
umusore niko guseka ati umugore wanjye se wamushimuse ute? Ati nubwo ndi icyamamare muri iki gihugu, nzwi n'abantu benshi ndetse nkomoka no mu miryango ukomeye mu gihugu, ariko ndakumenyesha ko nta muntu muri iki gihugu uzi isura y'umugore wanjye, ureke no kumenya ngo isura ye, nta n'umuntu n'umwe wamenya izina ry'umugore wanjye. Ni gute wambwira ngo rero wamushimuse mu gihe nta muntu muri iki gihugu umuzi keretse abantu banyegereye hafi? Warushimuse rero niko kwita guseka, akamubwira ati ni gute wambwira ko umugore wawe nta muntu umuzi kandi turi kumwe aya magingo ye? Wa musore rero agira ngo ni abatekamutwe bari kumuhamagara, noneho mu gihe n'igihugu kiba kiri mu bihe bitoroshye akupa ya telefone bimuhamagaye. Cya cyihebe kiba cyashimuse umugore we niko kurakara, gihita gikubita ku ntebe kiravuga ati ni gute yankupa? Kirongera kiramuhamagara, yankupa mvuga ko namushimutiye umugore. Arongera akamuhamagara, wa musore akavuga ati nk'uyu muntu koko uri kunteka umutwe aya masaha afite ikihe kibazo? Arayitaba akamubwira ati mbabarira turi mu bihe bitoroshye, mbabarira nta mwanya mfite wo kwirirwa nitaba telefone zawe z'ubutekamutwe. Wa musore wabashimuse umugore we niko kumubwira ati umugore wawe rega ntavuga kandi turi kumwe, ati si ibintu by'ibinyoma, ati umugore wawe kuba turi kumwe byo turi kumwe. Wa musore kuwe aba yumvishe ko uwo muntu washimuse umugore azi neza ko umugore we atavuga, bisa nkaho bimukanzemo gatoya, ariko akajijinganya. Nibwo abanza gukupa telefone ya wa muntu wari umuhamagaye, agahita asa nk'uwandikira nyirabukwe akamubaza ati se umugore wanjye ari hehe? Nyirabukwe rero ahita amwohereza akamesaje akamubwira ati umugore wawe ati turi kumwe turi gusangira amafunguro yo ku mugoroba, ariko nasoza ndahita amwohereza atahe. Wa musore rero agira ngo wa muntu wari umuhamagaye kuko ni umutubuzi, niko kongera kuyita ahamagara ya nimero yamuhamagaye, akamubwira ati ni gute wambeshya ngo uri kumwe n'umugore wanjye? Nuko cya kiyebe kiba cyashimuse umugore rero kikagumya kurakara, kikamubwira ati kumva ngewe aya masaha ndi umuntu wo gufata umwanya wanjye ngiye nkagutuburira nkubeshya ngo mfite umugore wawe ntamufite? Bya bintu biba kuvugwa hagati y'uwo musore ndetse n'icyo kihebe, wa mukobwa utavuga, wa wundi uba uri mu modoka bari kubyumva afite ubwoba, nta kuntu yasohora ijwi byibuze ngo atabaza uwo musore baba bahamagaye. Niko wa muhungu w'umuvugizi wa perezida mukuru, nyine wa muvugizi mukuru wo mu biro bya perezida, ahita amubwira ati ntacyo, nimba uwo nguwo uri kumwe nawe ari umugore wanjye, ati nta kibazo, niba ushaka kumushimuta mushimute, ati nta kibazo rwose, niba ushaka no kumwica umwica, ahubwo umpamagare nze gutora umurambo. Wa musore aba bivuga nk'aho ari blague, uko nyine aba amaze kuvugana na nyirabukwe ngira ngo bari kumuteka umutwe, kandi aba amaze kuvugana na nyirabukwe abifata nk'aho ari blague, nyine nk'aho atari ibyanyabyo, ariko ahita anamukupa. Wa mukobwa ahita abyumva ko umuntu yari yizeye ko amutabara umugabo we rukumbi avuze ngo baze kumuhamagara ngo bamwishe ngo aze atore umurambo. Biramubabaza, agahinda kakamwica, nibwo kwihangana byanga agahita yakserera imodoka akagenda nk'umusazi, ahubwo cya kihebe kikikanga, umukobwa yarakaye, ubona ko amarangamutima ye ababajwe cyane n'amagambo umugabo waba amaze kuvuga. Wa mukobwa rero ahita akubita imodoka ku kintu, ya modoka ikibirangura ikikaraga, yewe bakikubita hirya no hino mu modoka, ndetse cya kihebe kiba cyamushimuse kigahita kimera nk'aho gitaye ubwenge kigasinzira nyine, kuko kiba cyakubise umutwe wacyo ahantu. Wa mukobwa akahita afungura imodoka asa nk'aho yababaye atari no guhumeka, ariko ya magambo wa musore amavuga ku kanya ari kumugaruka mu mutwe cyane, ati umwice uze kumpamagara nze gutwara umurambo. Wa mukobwa agahinda kakamwica, ndetse bidatinze haciyeho amasaha atari makeya, tuza tubona wa mukobwa yatashye ari mu rugo amaze koga,
ariko ari gusubiza ubwenge ku gihe bw'ibintu byose byaba byamubayeho uwo munsi, yibuka amagambo ya wa musore nanone ari kugumya agaruka mu bitekerezo bye byamurenze. Biba bimeze nk'aho we n'uwo musore n'ubundi babana ariko nta rukundo rurimo. Yatekereza ukuntu umuntu babana mu nzu imwe ashobora kuba ayo magambo nanone byamurenze. Aba ari kwireba mu ndorerwamo n'agahinda kamwishe, ariko kugira ngo amenye nk'aho akomeje ubuzima akabyirengagiza. Ariko wa musore nawe ataha yihuta, aba yirirwanya akazi kenshi mu gihugu bitoroshye nanone, ariko gataha yihuta ubona asa nk'aho ari guhigahiga umugore we, akubita hirya no hino, afungura bisa nk'aho ari kumuhamagara, amuhamagara ati Ange, 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 turi hehe? Ahita abona wa mukobwa neza neza mu gikoni ari kwiyarurira umuceri, ari kwarura ibiryo bigiye bitandukanye. Umukobwa akamwihorera nk'aho atanamwumvishe, akahita yicara kuri salamanje agatangira akarya bisanzwe. Umuhungu niko kuhita amubaza ati se ko mbona uri gufungura aya masaha kandi bambwiye ko ushobora kuba wari uri gusangira na mama wawe? Umukobwa aramwihorera, umuhungu akanga kubitinda, ariko yabona umukobwa ameze neza akavuga ati wa muntu ashobora kuba yari umutubuzi koko. Umuhungu biba bisa nk'aho yiruhukije, nk'aho ashimye Imana ko nta kibazo wa mukobwa yagize, ariko wa mukobwa uburakari ari bwose ubona ko yababaye. Wa mukobwa Ange aba ari ku buriri ari gutekereza ubundi ukuntu byagenze kugira ngo abane n'uwo musore. Ange ubundi aturuka mu muryango w'ukize muri icyo gihugu cya Koreya, aho mama we nyine aba yarashatse muri uwo muryango, ariko nyine akaza azanyemo n'undi mwana. Ubwo ngubwo nyine bivuze ko Ange mama we aba yarashatse mu muryango ukize, ubwo ngubwo nyine Ange ntabwo aba ari umwana wabo byuzuye. Nibwo rero uwagombaga kubana na wa musore David, wa wundi nyine umuvugizi mukuru w'ibiro bya perezida, ubundi aba yagombaga kubana n'umukobwa mukuru wo muri uwo muryango mama Ange aba yarashatsemo witwa Luna. Ku munsi rero w'ubukwe bwa David ndetse na Luna ku munsi w'ubukwe ntaboneka, kandi imiryango yombi bikize, haba umuryango wa David baba ari abanyapolitike bakomeye muri icyo gihugu, umuryango ndetse wa Luna, uwo nguwo Luna ubwo ngubwo nyine aba yarabaye nk'aho ari mukuru wa Ange, nabo baba ari abakire bafite amakampani agiye akomeye muri Koreya y'Amajyepfo. Mbese byari bimeze nka mariage igiye guhuza imiryango ibiri ikomeye. Ubwo rero kuba umugeni yabura byari kuba ari ikintu kidasanzwe, byari kuba ari ibicika. Mbese niyo mpamvu umuryango wa Luna wavuze ati niba umukobwa wacu abuze ku munsi wa mariage, reka duhindure dutange wa mukobwa wundi waje muri uwo muryango n'ubundi kuko ameze nk'aho ari umwana wabo. Niko David na Ange babaye. Ange aba ari kubitekereza byose, ukuntu n'ubundi uwo muhungu batigeze bakundana na mbere yose, ukuntu ubukwe bwabo bwari impanuka, byatangiye ari ibintu atigeze yexpectinga. Umubano wabo bamaranye imyaka 3, nubwo atabasha kuvuga ariko ubona n'ubundi umuhungu nta muhate ashyiramo kugira ngo bavugane. Nyine babanye mu nzu nk'aho ari abantu babiri batandukanye, nubwo bashakanye ntibajya bavugana, nta communication n'imwe bagirana. Ange nyine biramubabaza. Bidatinze rero bwarakeye, ni mu gitondo, Ange nk'ibisanzwe ava mu buriri aroga, amaze kwitunganya arasohoka kugira ngo afate breakfast. Nibwo asanga umugabo we David nyine akicaye muri salo atarajya ku kazi, bigasa nk'aho atunguwe, ariko kubera bwa burakari buba bukirimo akirinda kuba yanamusuhuza. Ubundi kugira ngo bavugane David na Ange, kuko nyine Ange aba atabasha kuvuga, abakunda kumwandikira message nyine kuri telefone, kandi David nawe ntabwo aba azi gukoresha ururimi rw'amarenga. Ubwo rero baba bavugana binyuze kuri telefone. Ange yashaka kugira ikintu abwira David akacyandika muri telefone akamwereka.
nuko rero nibwo David abwira Ange ati witegure ejo ndagukeneye, hari ikirori kizaba cya ambasaderi wa Amerika, azaba yagize ikirori cya anniversaire y'imyaka 57, ati rero tuzakitabira, kandi rero umugore we nawe afite ubumuga bwo kutavuga, ndagira ngo uzaze nk'umuntu uduhuza cyangwa nk'umuntu nyine w'umutranslator, nk'umuntu nyine ukoresha ururimi rw'amarenga kugira ngo dufashe mu biganiro tuzajya tugirana, kugira ngo madamu we nawe azabashe kubyumva. Ange n'uburyo nta yandi mahitamo aba afite, agapfa kubyemera ati nta kibazo, nyine akoresheje muri message yanditse muri telefone ati nta kibazo. Bidatinze rero wa munsi uragira nyirizina, wa munsi twatangiranye nawo muri cya kirori cyari cyabaye, aribwo dukomereza hamwe twatangiriye. Rero David ari kumwe n'umugore we Ange baba bari mu kirori, ariko twibukiranye neza ko mu gihugu cyose cya Korea y'Amajyepfo, nubwo David aba ari umuhungu uzwi ukunzwe, wari umunyamakuru ndetse ubu ngubu akaba ari mu bya politiki kuko aba ari umuvugizi mukuru wo mu biro bya perezida, nta muntu n'umwe mu gihugu uzi isura cyangwa izina ry'umugore we. Nuko rero David ahura na ambasaderi wa Amerika, nyine aba ari isabukuru ye, agatangira kumwishimira akamubwira ati ni ukuri, ati congratulations, nyine ibintu byinshi, yamwifuriza isabukuru nziza. Aba ari kumwe n'umugore we ambasaderi, noneho wa mukobwa nyine agatangira nawe gusuhuza akoresheje ururimi rw'amarenga, agasuhuza umugore wa ambasaderi, kandi ibyo ambasaderi n'uwo muhungu David baba bavugana, wa mukobwa akomeza nabyo kugenda nyine abibwira wa mugore wa ambasaderi mu rurimi rw'amarenga nyine. Ubwo rero Ange na madamu wa ambasaderi wa Amerika baba bari kuganira, wa mugore nibwo amubaza nyine bibonyesheje mu rurimi rw'amarenga, akamubaza ati ntabwo nari nzi ko madamu w'umuvugizi mukuru wo mu biro bya perezida nawe nyine ameze nkanjye, nawe afite ubumuga bwo kutavuga. Baba bari gukoresha ururimi rw'amarenga, ariko nyine ambasaderi we aba azi kurukoresha. Nibwo amubaza ati se uyu ni umudamu wawe David? David atinda gusubiza nyine asa nk'ujijinganya, nibwo wa mukobwa Ange ahita yerekana intoki azunguza cyane ati oya, ati nyine asa nkaho atabyemeye, akahita avuga akoresheje ururimi rw'amarenga ati ngende umuntu wazanye nawe kugira ngo mbafashe. David abona nyine umugore we asa nkaho abihakanye, akirinda kubivugaho ibintu byinshi. niko ambasada amubaza ati ese ubundi ko tutaje tubona umugore wawe ni muntu ki? Ntamuzi, nta muntu uzi isura ye, haba no kumenya isura ye nta nuzi yewe n'izina rye, kandi uri umuntu uzwi, kubera iki umugore wawe nawe atazwi? David aramubwira ati rero impamvu umugore wanjye ntashatse ko amenyekana ni ukubera akazi nkora, urabona ndiringa n'ibyihebe nyine. Abantu benshi baba bashaka intege zanjye nkeya kugira ngo babe bazikoresha kugira ngo babe bampiga cyangwa bance intege. Ati umugore wanjye rero niwe ntege zanjye nkeya. Ange ababyumva, ariko nibaza ati se ni njyewe ntege nkeze gute? Ariko yenda kubitindaho, bakomeza kuganira. Yewe Ange akajya ku ruhande, haba habaye ikirori, agatangira kunywamo kamwe, asa nkaho ari kwiyahuza inzoga nyinshi. Ubwo David amwegera akamubwira ati kuri kunywa cyane, ati nturi businde, ahubwo si ubwo ngubwo ntiwasinze. Nibwo Ange amureba akamwitegereza cyane, akahita amucira akoresheje ururimi rw'amarenga ati ni gute wavuga ngo ndi intege zawe nkeya? Ati se nta nubwo unanyubaha? Niba ndi intege zawe nkeya, ni gute waba wavuze ariya magambo? Ati se uzi ikintu bisobanura kuba umuntu afite intege nke? Ati intege zawe nkeya, ati nimba nari intege zawe nkeya, ikintu
kiba ari intege zawe nkeya no kugira ubwoba ko wakibura, ni uko bagifata ugahangayika, bagikoraho ubwoba bukaza mu maso yawe. Ati nta soni, ati se nimba utanankunda nta nubwo wanyubaha. Abakoresha ururimi rw'amarenga, ariko David n'ubundi atari kubasha gusobanukirwa iby'umugore we ari kuvuga. Umugore we nibwo akoresha n'ubundi ururimi rw'amarenga akamubwira ati wa muginga we. Urabizi rero abanyarwanda nibo bavuga ati amaso akureba nabi ntuyayoberwa. David ahita amubwira ati se uri kumbwira nabi, ati uri kuntuka. Ange amurebana amaso y'igitsuru, ubona ko atishimye kuko akahita yikubita akagenda. David akiri aho ngaho nyine ari kwibaza ibibaye, impamvu umugore we yarakaye, nibwo telefone ye ihita isona. Telefone ye rero irasona. David nibwo abona hari ya nimero ya rushimusi itangirwa n'umubare 406. Aravuga ati se wa mutubuzi, arongera arampamagaye. Wa mutubuzi rero kubera ko n'ubundi rwiyaba yarayihinduye, David apfa kwitaba, akajya kuri telefone akamubwira ati wakureba rero uri mu birori wigize umugabo mwiza yagira ngo. David arikanga kuko ahantu aba ari haba harinzwe cyane, akibaza ukuntu uwo mutubuzi cyangwa rushimusi yaba amuhamagaye bisa nkaho anamuzi, azi neza ahantu ari, bikamucanga. Akavuga ati se ngiye wanekeye umutwe nturatuza, ati ni gute wakongera kumpamagara? Akamubwira ati umugore wawe niwe umbabaza, ukuntu umufata, ukuntu umusuzugura, ukuntu utamwubaha. David rero atangira gukebukiranya hirya no hino kuko aba yumva neza ko umuntu bari kuvugana bisa nkaho ari muri iyo nyubako mo ndani, nkaho amwegereye cyane. David atangira kugira ubwoba, aribwo warushimusi abamubwira ati umugore wawe ejo naramushimuse, ati imodoka yari ibiranduye neza, yari afite ubwoba mu maso ye, yari ari kurira ubutitsa, ati n'ijwi rye ridashobora kuva mu kanwa, ati byari bishimishije rwose. Aturangije urambwira ati nimwice nkohereza umurambo, ati wa mugabo buri igitangaza. David atangira kugira ubwoba, yumva neza ko ibyo bintu bishobora kuba byari seriye. Akajya ku ruhande akamubwira ati ni gute watinyuka ngo ukavuga umugore wanjye nabi bingana gutyo? Ati umugore wanjye yari muzima. Rushimusi niko kumuseka, arangije aramubwira ati se wundi uwo mwitayeho, wigeze umenya niba koko yagize ikibazo? Ati ahubwo wowe uze gucekinga, atumenye neza niba ibyo kuko mvuga ari ukuri. Atari ko icyo nzi neza nuko nari ndi kumwe n'umugore wawe. Aramubwira ati ese wowe urashaka iki? Nibwo Rushimusi amubwira ati ibintu nshaka ni kimwe muri ibi bibiri. Ati hitamo utandukanye n'umugore wawe, umuhe divorce, n'ubundi si we wagombaga gushaka bwa mbere na mbere. Ati nimudatandukana urahitamo rero umpe 2 biliyoni z'idolari. Ati bitari ibyo atamamaga yawe ndashyira hanze. David arikanga akamubwira ati saya mabanga uri bushyire hanze? Ati amabanga unziho iki ubundi, wowe unziho iki? Rushimusi niko guseka ati ahubwo se mbaza ngo ni iki ntakuziho? Ati ndakuzi kuri ya mugore wawe, anje atari we mugore wundi wagakwiye kuba ushaka, kuba warashatse. Ati wagombaga kuba warashatse mukuru we Luna. Ati ibyo ugateka ko ntabizi? Ati ngenda gutegetse. Ati subiza ibintu ko byahoze, subiza ibintu ku murongo byakagombye kuba byarahozeho. uri kuwo mukobwa n'ubundi ntumukunda, ntumuha n'agaciro. Bitari ibyo ingaruka urazirengera, cyangwa umpa amafaranga, cyangwa ngo uteze abantu iyo sura uhora urata ngo uri umuntu mwiza, ngo uri umunyapolitiki ukomeye, ngo iwanyu barakomeye, ngo utamazi. Wa Rushimusi ahita akupa. David agashaka kongera kumuhamagara ariko bikanga. David agahangayika. Nibwo ahita abona umugore wavuye muri toilette
akahita agira ubwoba kuko n'ubundi aba ari kumushaka kuko aba yumvishe ko byanga byakunda uwo rushimusi ari muri iyo nyubako n'ubundi barimo, akavuga ati byanga byakunda nimba koko ibyo yavuze ari byo yarankoreye ku mugore ashobora kuba ari we ari gushaka. Nibwo ahita afata akaboko k'umugore we akahita amukurura akamujyana ahantu hihishe, akamubaza ati ndakubaza ati ejo hari umuntu mubi mwigeze muhura cyangwa umuntu washatse kukugirira nabi? Umukobwa arikanga akabura uko amusubiza, agapfa kuzunguza umutwe amubwira ati yego, ariko nyine batabasha kuvugana kuko batabasha kumusubiza mu magambo. David akamubwira ati wigeze ukomereka? Ati hari icyo yigeze agutwara? Areba ku isura ye, akareba ku maboko ye, akabona nta kibazo afite, ariko yareba ku ijosi akabona wa mukobwa hari ahantu yakomeretse. Nibwo ahita amenya neza ko umugore we ashobora kuba yarashimuswe koko, kandi uwo rushimusi wamuhamagaraga amuziho byinshi. David ararakara niko kuhita akubita igipfunsi ku gikuta, amaraso agatangira kujojoba, Ange akagira ubwoba. Ari naho igice cya mbere cya filime yacu tugisoreje ahangaha. Ndabizi mutangiye kwibaza byinshi, wese uwo muntu uwo rushimusi uri guhamagara David ninde? Kuki yari yashimuse Ange? Ni iyihe mpamvu nta nyine yataye umugabo we ku munsi w'ubukwe yataje? Muri kwibaza byinshi. Ari nako mbiseguraho, amazina turi gukoresha ntabwo ari amazina nyirizina yo muri filime, ko muri Korea y'Amajyepfo bafite amazina ameze nk'aho agoranyemo ukuntu, ariyo mpamvu twagerageje guhindura tugashyiramo andi mazina. Filime tugikomeje yitwa Telefone Nisona cyangwa When the Phone Rings. Nahanga igice cya mbere tugisoreje. Ibibazo byinshi mwibaza muzanye namwe bisobanukirwa uko episode zigiye zitandukanye zizajya zisohoka. Mukomeze kubana natwe ku Nkuru Media. Niba utarasubscribing ibuka kubikora. Nimba wakunze igice cya mbere kandi kilikinge cyangwa unagisharinge. Nakoze kubana natwe, naho ubutaha. Ciao ciao.